iminsi turimo none abatazime byose byarabaye byaravuzwe yuko urukundo ruzakonja none abatazimana babaye inyamaswa. Ukurikiye ikiganiro tukugezaho cy'iminsi y'anyuma, ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo umugoroba wa nyuma w'isi, mukigezwaho binyuze kuri channel ya YouTube yitwa Blessing Official TV. Reka nkwakire kandi mbere yuko dutangira iki kiganiro dusenge Imana. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, wowe waturemye ku ishusho yawe, wemera ko udushyiraho ikimenyetso cyawe ndetse udushyira kuri iyi si kugira ngo tuyikorere kandi tugire icyo dukora mu gihe cyacu. Tugushimiye ubwo burinzi, tugushimiye ko ukirinze ibihugu byacu, tukaba tugifite umudendezo wo kuvuga ijambo ry'Imana binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, nubwo mu gihe kiri imbere bugiye kuvanwaho cyangwa se bukagumaho, ariko tutagifite uburenganzira bwo kubukoresha bitewe n'ibizaba birimo birabaho. Turakwinginze kugira ngo uduhe gukoresha igihe cyacu hakiri kare kugira ngo tuburire isi. Ngwino rubane natwe, utwigishe kandi dusobanure mu izina rya Yesu. Nongeye kugushimira wowe ukurikira ikiganiro cya Blessing cy'umugoroba wa nyuma w'iyi si. Ubushize twagiye tureba ibintu bitandukanye byagombaga gukorwa kandi byagiye bikorwa. Twabonye ko ubu Protestanti bugomba kuvanwaho bikozwe na Roma, kandi twabonye ko ibyo byagezweho kubera ko byagombaga gukorwa binyuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ari igihugu abaturage bacyo bagituye bagiye bahunga bava mu bihugu by'i Burayi, bari bahunze akarengane nk'uko amateka bigaragaza, maze bakajya gutura mu gihugu kitari cyangwa se ku butaka butari butuwe, bagafata umwanzuro w'uko bagendera kuri Bibiliya, kandi aho bashoboraga kubonera umudendezo wo kuvuga iby'Imana. Ngira ngo twagiye tubona ko ndetse abantu bagiye bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi babaga ari Abaprotestant, ariko ngira ngo twabonye ko mu bucakura bwa Roma ko bohereje abandi bantu bagenda bihindura nk'Abaprotestant. Ubu tukaba maze kubona ko baburangije, kandi nabo batangaje ko nta Buprotestant kiriho. Twibuke ko Abaprotestant n'abahakanaga inyigisho za Roma. Uyu munsi rero tugiye kureba ibindi bintu bitandukanye. Ndagushishikariza kugira ngo iki kiganiro nikijya kikugeraho ujye ugisangiza inshuti n'abavandimwe. Ahari binyuze kuri link ushobora kumuha, bishobora kugera ku bantu benshi. Reka tuburire isi binyuze mu buryo yaduhaye. Ntabwo ari abantu bose bafite amamega cyangwa se gigabyte zo kugura kugira ngo umuntu abe yashobora kugera kuri YouTube cyangwa se kuba afite internet. Reka nkwinginge kugira ngo ukoreshe ayo mahirwe ufite ukora uwo murimo. Icyo twebwe dushishikariye ntabwo ari ukugira subscribers benshi gusa, kuko kubagira ni byiza kubera ko ibiganiro byacu bibageraho, ariko inyungu dushaka ni uko isi tugomba kuyiburira ndetse abantu bakamenya ibigiye kubaho. Unyemerere kuri uyu munsi tuganire ku mugoroba wa nyuma w'isi. Ni ibihe bintu birimo biragerwaho cyangwa se byagiye bigerwaho cyangwa se bigenda bigerwaho bitwereka ko tugenda tugera mu minsi ya nyuma. Mwagiye mwumva Project 2025 izashyirwa mu bikorwa na Trump. Mwagiye mwumva ibintu bitandukanye, gahunda zitandukanye bafitiye ibihugu bitandukanye ndetse n'igihugu cyabo, ariko ibyo umugambi ni ukugira ngo abantu bashyirwe mu kantu kamwe ku buryo kubakontorora bizaba byoroshye. Mwagiye mwumva New World Order,
hariho gahunda yo kuyobora abantu bakagira ubuyobozi bumwe, bakagira idini rimwe, kandi ibi nubwo abantu batabibona biragenda bigerwaho mu buryo runaka. Reka rero ngusabe kugira ngo dukurikire ikiganiro cyacu. Niba ufite Bibiliya, reka tujyane muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 32. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Turakomeza tugere hepfo, turi bwibande cyane ku murongo wa 37. Murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'imperuka cy'impeshyi kiri bugufi. Murongo wa 33 turavuga ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. 34 ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Aya magambo yavuzwe na Yesu. Ku murongo wa 36 baravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. 37, 38 na 39 ndagira ngo tuhibandeho, kuko nk'uko bari bameze uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. 38. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenye, kugezaho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ntibabimenya, kugezaho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ndashaka kukubwira ko muri iyi minsi ya nyuma Satani arangaje abantu mu buryo butandukanye. Iyo witegereje ahakuzengurutse, ugenda ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigenda bisa naho bidutwara umwanya. Reka nkubwire ko ikoranabuhanga niryo umwanzi Satani azuriraho kugira ngo atume abantu benshi bahuga. Iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga, haba harimo byinshi byiza, ariko hakabamo n'ibindi bibi. Aho ufungura channel ya YouTube ukabona abantu biyambitse ubusa, ukabona abantu barwana, amafilme n'ibindi bintu bitandukanye by'urukozasoni ndetse n'ibintu bigaragaza urugomo, ariko ugasanga ni by'abantu bakangukiye cyane. Ku bindi harimo imyidagaduro hirya no hino ku isi, imipira y'amaguru, imipira y'amaboko, abasetsa abantu. Mu by'ukuri iyo ugereranije no mu minsi yabanje, uzasanga ko muri iyi minsi Satani ahugije abantu benshi cyane. Abantu benshi bahagurukiye imyambarire, usanga ikibahangayikishije ari ukwitwara nk'uko ibihe bigezweho. Ariko reka mbabwire ko Yesu yavuze ko nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa, ibirimo biraba nk'uko umubwiriza bivuga, nta gishya munsi y'ijuru. Ibi byose byari biriho. Barababwiraga ko umwuzure ugiye kuza, nyamara abantu bakomeje kwibera mu byabo, bararyaga, baranywaga, ubukwe buzakomeza n'ibindi byose bizakora. Reka nkubwire ko mbere yuko Yesu aza, ntabwo imirimo izahagarara, ariko ku bana b'Imana Uwiteka azabayobora kugira ngo bamenye igihe cyo guhunga kandi bave mu by'isi. Iyi minsi rero niyo tugezemo, aho buri muntu wese agomba gucunga izamu rye kugira ngo uyu mugoroba w'isi utadusiga tuvuye mu byizero. Turongera nanone dusome mu Byahishuwe igice cya 13, duhere ku murongo wa 16 dusome no ku 17. Twibuke ko amagambo tuzagenda tubona ashingiye aha. Haravuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene,
n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17 impamvu yo gushyira ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga ni ukugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Mbese ko muri iyi minsi buri muntu wese yemererwa kugura ndetse akagurisha, ibyo bintu ijambo ry'Imana ryaba rivuga twaba twaramaze kubigeramo. Ndashaka kumenyesha ko mu minsi iri imbere aya mafaranga nk'uko na kera abantu iyo bajyaga guhembwa ntawatondaga umurongo ategereje ko ikoranabuhanga rigomba kugira icyo rikora. Amafaranga yazanwaga mu mifuka runaka cyangwa mu bikapu, buri muntu wese bakamuha amafaranga ye agataha. Mbese n'ubu niko bimeze? Oya da, ahubwo uko bimeze buri muntu wese yategetswe gufungura konti muri banki. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bibi ku bigaragara, ndetse biradufasha no mu bintu bitandukanye, ariko gushyira abantu ahantu hamwe ku buryo ushobora kubagenzura ni umugambi wo kugira ngo abantu bazabashe kubakontorora, babashe kwigarurira ibyabo igihe batujuje ibisabwa runaka. Mwamaze kubibona ko igihe ugiye kuri banki ukaba ushobora kuba waje witeguye kubona amafaranga, ariko mbese iyo bamaze kukubwira ngo nta network ihari ubyitwara mute? Igihe amafaranga yawe ari kuri konti nawe ubibona, ariko bakakubwira ko nta network, nta kintu na kimwe wabikoraho, ndetse n'umukashiya nta kintu na kimwe yabikoraho, uko niko isi igenda yigira imbere. Kandi Satani yaduhumye amaso, ntabwo turimo turabibona. Reka rero mu gihe muri iyi minsi turimo turabikoresha kugira ngo bidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusenge kugira ngo Uwiteka aduhumure amaso, ndetse azatumenyeshe n'igihe tugomba kwitandukanya n'ibi. Bivuga ngo amafaranga ari kuri konti, ayo wita yawe ntabwo ari ayawe, aba yawe ari uko akugezeho. Iri rero ni ryari itangiriro ryo kugira ngo badushyire ahantu hamwe ndetse babashe kudukontorora, ariko ntabwo ari aho honyine. Ikibazo, mbese umuntu yabuzwa kugura no kugurisha afite amafaranga cash? Yego, byaratangiye. Amabanki n'ibigo by'imari birimo guhatira abakiriya babyo gukoresha ikoranabuhanga ry'amakarita faranga electronique. Ibyo bintu twagiye tubisoma mu 1998, ndetse n'ababanje abenshi bagenda baduhamiriza ko bagiye babisoma. Ikarita faranga, umuntu w'iki gihe ntekereza ko atari ibintu bitangaje cyane, kuko tugenda tubigeraho. Ndetse na za telefone zabo mu kugura no kugurisha udatanze amafaranga cash, mu kubikuza no mu kubitsa utagombye kujya ku mabanki, ibyo byaraje. Twatangiranye n'udukarita, amakarine do sheke, agatabo ka sheke washobora kukajyana, agakarine bakandikamo amafaranga ufite nayo bagusigayemo. Haza kuza amakarine do sheke, aho ushobora kwandikira umuntu akagenda akabikuza. Havuyeho ubwo buryo, hazaho amakarita ya faranga cyangwa se amaviza kadi, cyangwa se ayo dukoresha kuri ATM, ku buryo bidasaba kashi ya kuba hari, ahubwo igihe icyo ari cyo cyose ushobora kujya kubikuza. Ariko ibyo byose birimo baragenda bituganisha ku kuba amafaranga ari nk'umuyaga gusa, akaba yitwa yawe ariko afitwe mu ikoranabuhanga. Aho niyo tugenda twerekeza. Ubu ikarita kuva Nyabugogo wigera Kicukiro cyangwa se Kabuga ndetse n'ahandi, ntabwo bigusaba gutanga amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bisaba gusa kuba wayashyize aho uyatanga, ni ku muntu yagushyira ku ikarita, kandi ukaba ushobora kugenda nta kibazo. Ibyo bintu ni iterambere mu by'ukuri, ariko iterambere tugomba kuba maso, kubera ko hahishemo ibindi bintu bishobora kuzagira ingaruka ku bwoko bw'Imana nibataba maso. Nitutaba maso dushobora kuzibasirwa mu buryo runaka, kuko ibyo ufite
muri banki ni ibyawe igihe bimaze kukugera mu biganza. Ariko noneho no mu ikoranabuhanga naho bariba. Ubundi batubwiraga ko noneho amafaranga niba ari kuri telefone yawe badashobora kuyiba, ari ku ikoranabuhanga yo badashobora kuyiba, ariko ayo mu mufuka birumvikana bashobora kukwica bakayatwara. Ariko kuri iki gihe amafaranga niba uyafite kuri banki, usibye babajura nabo b'ikoranabuhanga nabo bariba. Ariko inzitwazo zishyizwe imbere ni uko amafaranga yawe aba afite umutekano igihe atashyizwe muri kashi cyangwa se igihe udafite inoti. Nshaka kukubwira ko muri uwo mugoroba w'isi tugenda twegerezamo, igihe kigiye kugera ubwo nta muntu n'umwe azaba agikoresha amafaranga kashi. Izi noti n'ibiceri bizata agaciro, kandi beneri yamaze kubigaragaza, ndetse ibihugu byateye imbere byo byamaze kugenda bibigeraho. Iyo ugendana ikarita faranga cyangwa telefoni yawe, ntawe ushobora kugusahura utwaye mu by'ukuri. Ibyo ni ukuri rwose, kandi nibyo bavuga bifite ishingiro. Abantu babaye babi, ibyihebe ni byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ko ari uguhungira ubwayo mu murama. Aho naho Satani ahageze amaboko ye, ibiganza bye bikabohera hamwe abantu, naho nta mutekano uhari, hari akaga. Kuba wakwibwa birashoboka, kandi no guhindurwa imbata birashoboka. Nta muntu uzongera gutunga amafaranga kashi muri umugoroba w'isi tugenda twegerezamo. Mwamaze kumva ko na beneri yamaze gufata umwanzuro ko hari ifaranga ry'ikoranabuhanga rigomba kuzifashishwa. Mu by'ukuri hari na gahunda y'uko ibiciro byo guhererekanya amafaranga dukoresheje Momo na Airtel bizagenda bigabanywa. Mu by'ukuri ni byiza, kuko kohereza umuntu ntarinze gukora urugendo ntacyo bitwaye. Ariko tugomba kuba maso, tugasaba Imana kugira ngo iduhumure, tumenye ni ibiki birimo. Kandi no guhindurwa imbata birashoboka bitewe n'uko amafaranga, iyo umuntu afite amafaranga yawe, iyo umuntu afite ubutunzi bwawe, uba ugomba kumwiruka inyuma. Nta muntu uzongera gutunga amafaranga kashi, agiye guteshwa agaciro. Uyabitse mu ihembe azamuhombera atayajyanye muri banki. Ubu abantu baringingwa, ariko hirya gato ni agahato gusa. Ibitaraba mu bitegereza, hari igihe kizagera, usibye ko atari na ngombwa ko bazajya baguhata, ahubwo bazakubwira bati ibyo ntabwo bikigezweho, kuzana amafaranga mu ntoki, ibyo ntabwo bikigezweho. Ibi ndashaka kubibutsa ko byasizwemo imbaraga cyane cyane mu gihe cya corona cyangwa se cya COVID-19, aho abacuruzi basabwaga kujya batanga bahawe kode ku buryo umuntu yashobora kujya guhaha akayatanga akoresheje telefone, kandi mu by'ukuri mu bigaragara nta n'ikibazo bitwaye. Ariko iyo urebye hirya yabo, usanga umuntu ufite amafaranga yawe mu ikoranabuhanga utamufiteho ubushobozi, isaha n'isaha yakubwira ko harimo 1000 kandi wabitse 100. Amabanki afatanije n'ibigo by'itumanaho byose birimo guhatira abantu bose gukoresha ikoranabuhanga mu kugura no kugurisha, ntibongere gukoresha amafaranga kashi. Impamvu batanga usanga ari ukuri, ariko wakwibaza uti ese ubundi nibiba bityo bizakemura iki? Ko no mu ikoranabuhanga turimo turabona ko n'ibisambo birimo. Hari ikindi kihishe inyuma y'ibyo. Icyo Satani ashaka ni uguhangura ibya kera agashyiraho ibyo bishya. Satani ashaka gushyiraho sisiteme ye izamushoboza kwigarura abatuye isi bose bakaba imbata ze. Uburyo bumushoboza kubigeraho ni ubushobora guhuriza abantu hamwe, abantu bose hamwe. Aho bose bahurira ni hehe? Ni ku ifaranga. Byari kuba byiza iyo Satani ataza kubyinjiramo. Satani ahagaze kuri iryo faranga mpuzamahanga. Iyo umuntu yafashe ifaranga ryawe, aba yagufashe ingoto, kuko twese dutunzwe naryo. Aho rero niho Satani yadutegeye. Nta muntu udakora ku ifaranga, ntawe uzakoresha ifaranga rya elegitoronike ataremeye kunyura muri sisiteme yashyizweho na Satani binyuzwe mu bantu runaka. Gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa nibyo bizakwemerera kugera ku ifaranga ryawe. Ngira ngo tumaze kubona ibintu bitandukanye, ibintu abantu bibazaga ko amafaranga atazakurwa mu bantu bakajya bakoresha ifaranga rya elegitoronike.
ibyo bintu rwose na World Economic Forum barabivuze ko barimo barashaka ko amafaranga y'inoti ava mu bantu ahubwo agakoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga. Reka rero ngusabe kugira ngo mu gihe tugenda dusa naho dusatira iherezo ry'isi, ube maso kugira ngo mu gihe dukoresha aya mafaranga turimo turakoresha ari ayo twohereza kuri Momo cyangwa se Airtel, tugende tuba maso dusaba kugira ngo Imana idukangure. Reka rero ngusabe kugira ngo uzakurikire igice cya 5 kizakurikiraho. Murakoze. ndetse umunyabwenge akwiriye gutekereza akareba uruhande aherereyemo akava n'impumyi mu nzira akaba amaso. igihe cy'ibicuti bavandimwe ndetse umunyabwenge akwiriye gutekereza akareba uruhande aherereyemo akava n'impumyi mu nzira akaba amaso. Umusirikare wa leta w'isi ahora yiteguye kurwanira igihugu cye, agaharanira kugiteza imbere kugeza ubwo apfuye adacogoye. Natwe rero nshuti bavandimwe turi abasirikare ba leta y'Imana, haguruka uhangane n'ubutware bw'umwijima, n'iby'igiciro kugwa ku rugamba rw'umukiza.